Babasuje mbaye ikaze kuri Rwanda Update News. Ndagira ngo mumaze iminsi mubona amakuru ko hano mu Rwanda mu byukuri abakozi ba leta bagiye kuba bakongererwa umushahara bitewe nuko hano mu byukuri mu Rwanda ibicuruzwa murabizi ko byabashije kuba byazamuka cyangwa se biri kugenda bihenda uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo nabanka ingero z'ibicuruzwa biri kugenda bizamuka cyangwa se bigenda bihenda uko bwije nuko ubukeye. Murabizi ko hano mu Rwanda gaze yabashije kuba yazamuka ikaba iri kugura amafaranga menshi cyane se kuba buri muntu wese yabasha kuba yayigondera biri kugenda bigorana. Si ibyo gusa murabizi ko n'amafaranga y'ingendo ubwo ndavuga amatiki hano mu Rwanda murabizi ko yabashije kuba yazamuka akaba ari guhenda uko bwije nuko bukiye kuba wava mu ntara imwe ujya mu yindi ntara cyangwa se uva mu mujyi wa Kigali ugenda nko mu ntara ugasanga biri kwitwara amafaranga menshi cyane nk'ahantu wagenderaga amafaranga 10,000 ku burungu ukaba uri kwagenda amafaranga 20,000. Mumva ko ni ibintu bikomeje kugenda bihangayikisha abanyarwanda cyangwa se n'abaturarwanda bose muri rusange. Si nibyo gusa murabizi ko na mituweli ubwayo yabashije kuba yazamuka ikava ku mafaranga 3,000 yari isanzwe iriwe ikagera ku mafaranga 20,000. Ibyo byose ni ibintu bikomeza kugenda bihangayikisha abaturage cyangwa se n'abaturarwanda bose muri rusange. Iyi video muze kuyiragira ngo muze kubana natwe kugira ngo tuze kubasomera kuko iri tangazo ni itangazo ritugezeho aka kanya rigaragaza ko abakozi leta bagiye kuba bakongererwa umushahara. Byose mu by'ukuri n'ibintu byagiye bigaragazwa n'abakozi leta cyangwa se n'abaturage ukabona ko bigenda bibagora. Mu by'ukuri ari impamvu rero leta yatangaje itangazo kugira ngo abakozi leta bose bamenye ko leta igiye kuba yabongerera umushahara. Ndagira ngo tuze gusoma rino tangazo twitonze kugira ngo abakozi leta cyangwa se n'abandi bantu bose mu by'ukuri baze kumenya aya makuru neza cyane, kuko ari abaturage bataramenya neza cyane niba aya makuru ari ayanyawe, kuko mugenda muyasoma ku mbuga zigiye zitandukanye ku YouTube agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri mukanyine mukagenda mwibaza kuko niba ari amakuru yanyawe cyangwa se ari ibiwa. Icyo nakubwira mu by'ukuri nuko ibi ngibi ari ibyanyabyo. Abakozi leta bagiye kuba bakongererwa umushahara hano mu Rwanda. Mu by'ukuri iyi nama yabaye uyu munsi gahuza nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'abaminisitiri, yabaye uyu munsi w'umushyikirano yigaga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange, ndetse cyateza abanyarwanda bose imbere. Ari impamvu bavugiyemo ko leta igiye kuba yakongerera cyangwa se yazamurira abakozi ba leta umushahara. Ubwo ndavuga niba uri umwarimu, niba uri umuganga cyangwa se uri umugitifu n'undi muntu wari wese ukora mu nzego za leta ufa kuba uri umukozi wa leta, nuko ugiye kuba wakongererwa umushahara bitewe n'amafaranga wari usanzwe uhembwa. Ku mafaranga wasanzwe uhembwa bagiye kukongera andi mafaranga azajya agufasha gukemura ibibazo. Ubwo ya mituweli ntabwo uzongera kugira ikibazo cyo kuba wakishyura mituweli y'amafaranga y'ingendo ndetse no gufata amacumbi. Ibi byose ntabwo uzongera kuba wabigiraho ikibazo. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere mbasomere iri tangazo aka kanya ritugezeho ribigaragaza kuko niba abakozi leta bagiye kuba bakongererwa umushahara cyangwa se koko kugira ngo bashe kumenya neza kuko niba ari ibyanyabyo cyangwa se n'amakuru y'ibishyo. Gusa icyo nakubwira nuko ari amakuru ya nyayo. Ndagira ngo mbasomere iri tangazo nitonze kugira ngo musobanukirwemo byinshi cyane. Ariko mbere yo kumbasomera iri tangazo, niba uri kubona rugambiro ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze, kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Katugere rero tubasomere rino tangazo. Ariko mbere yuko tusoma rino tangazo, ndagira ho gatunya mu ntize amatwi. Iyi nama yabashije kuba yaba uyu munsi ntabwo yigaga kuri gahunda y'umukozi wa leta wenyine gusa kuba yazamurirwa umushahara, ahubwo iyi nama yavugiyemo byinshi cyane, safatemo ibyemezo bikakaye ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri muri iyi nama ngira ngo murabizi ko hano mu Rwanda ikibazo cya mituweli gikomeje kugenda gihangayikisha abatari bakenya hano mu Rwanda. Ndetse ndagira ngo tuganira kuri gahunda yuko abaturage mwagiye musaba ibyiciro kuba mwava mu byiciro nyine mwari murimo mukagera mu bindi byiciro. Ubwo navuga nyine abantu mwasabye ko mwahindurirwa ibyiciro. Hari umuntu wari mu cyiciro cyo kwishyura amafaranga 8,000 cyangwa se 5,020, aho ukabona ko iba amafaranga ni menshi cyane. Abo mwese mwagiye musaba ko mwahindurizwa ibyiciro. Ndagira ngo muri kano kanya namwe muze kubana natwe kugira ngo muze kumenya neza cyane ko muri iyi nama havugiyemo kuri gahunda yanyu y'abantu mwagiye musaba guhindurizwa ibyiciro. Murabizi ko mwasabye ibyiciro ariko kuri ubu ngubu ntabwo rabasha kuba babasubiza kuko muri telefone zanyu ndabizi ko nta message igaragaza ko mwahindurijwe ibyiciro murabona, ariko mukaba mugitegereje. Ibyo byose mu by'ukuri byabashe kuba byaganirwa muri iyi nama. Ese ni iki babategerenyirije cyangwa se nibiki muri iyi nama yabashuriye kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa neza cyane, kuko leta yavuze ko mugomba kuzishyura mituweli mu kwa karindwi. Ibibazo byose bya mituweli byarabashe kuba byakemutse, muri wese ari mu cyiciro cyiza cyane ndetse mu cyiciro yifuza kuba yaba arimo cyangwa se yazajya abonera ubushobozi. Ibyo byose mu by'ukuri rero murabizi ko ibyo byose munabisanga ahangana. Ariko ndagira ngo si ibyo gusa, turaza kuba twaganira kuri gahunda y'amafaranga hano mu Rwanda. Murabizi ko hano mu Rwanda amafaranga agiye kuba yahinduka nga twari dusanzwe dukoresha akavaho hakaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12. Ubwo ndavuga muri uyu mwaka turimo amafaranga y'u Rwanda azaba yahindutse, haje andi mafaranga mashyashya. Anga izi noti twari dusanzwe dukoresha zikavaho hakaza izindi noti tuzadukoresha bitarenze amezi 12. Ubwo muri uyu mwaka turimo 2025 na gatatu tukaba twarangije gukoresha ayo mafaranga. Ubwo rero mu by'ukuri abantu mwese mufite amafaranga mashyashya ndibuze kubabwira cyangwa se ndibuze kuba, ariko rikamite nyababwira aka kanya kugira ngo mumenye ayo mafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda. Ese nayaye? Ubundi amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda harimo inoti ya 500, inoti y'igihumbi,
inoti y'ibihumbi 2,000 ndetse n'inoti y'ibihumbi 5,000. Ayo mafaranga hano mu Rwanda agiye guhinduka, undi mwaka ntabwo tuzaba turi kuyokoresha, hazaba haje andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha, kandi mu by'ukuri bizaba bifite umumaro ukomeye ku baturarwanda bose kuba amafaranga y'u Rwanda agiye kuba yahinduka, kuko murabizi ko igihugu iyo cyahinduye amafaranga biba bifite umumaro ukomeye cyane cyane ku banyarwanda bose, kuko murabizi ko amafaranga hano mu gihugu iyo ahindutse ahita ko andi bari bashyizeho ahita aza afite agaciro gakomeye kurusha ayo ngayo yari asanzwe ariho, kandi bivugwa ko mu by'ukuri amafaranga agiye kuza hano mu Rwanda ashobora kunganya agaciro n'amafaranga y'amanyakenya, cyangwa se aya hano mu Rwanda akaba arushaho amanyakenya amafaranga agaciro gatonya cyane, kuko murumva ko ni ibintu byiza cyane kandi bizaba bifitiye umumaro ukomeye cyane cyane, kuko murabizi ko amafaranga hano mu Rwanda kuba agiye no guhinduka ni ukugira ngo banashireho umusaza cyangwa se Perezida Paul Kagame mu noti tuzadukoresha nyine mu wundi mwaka hazaba hariho Perezida Paul Kagame. Byose ni ibintu byabashe kuba byaganirwa muri iyi nama, ndagira ngo bisesengure neza cyane ndetse tubyinjiremo 5 kuri 5 kugira ngo mubashe kumenya neza cyane, ariko ndagira ngo twihute tugende kuri gahunda y'umukozi wa leta hano mu Rwanda, dusome iri tangazo twitonze kugira ngo namwe mubashe kumenya neza kuko abakozi ba leta niba bagiye kungongererwa umushahara cyangwa se ari amakuru y'ibihwa cyangwa se ari amakuru ya nyayo. Gusa icyo nakubwira ni amakuru ya nyayo, ndagira ngo usome iri tangazo neza cyane twitonze, nasoma gake gake. Itangazo: uburyo imishahara n'ibindi bigengwa abakozi ba leta bigengwa n'itegeko nshinga riherutse kuvugururwa muri Mata 2026, rikanashyirwa mu bikorwa hakurikijwe amabwiriza ya Minisitiri y'abakozi ba leta n'umurimo Mifotra. Iri tegeko n'amabwiriza yaryo bigenga ibi bikurikira: imbonerahamwe y'imishahara cyangwa se salary scale. Umushahara w'umukozi wa leta ugengwa n'umwanya afite n'urwego rw'imirimo cyangwa se job grade cyangwa se category yashizwemo. Buri mukozi ahembwa ashingiwe ku ntera n'imyanya byemejwe na guverinoma, byemejwe nyine na guverinoma. Urumva ko nyine abakozi ba leta bazajya bagenda, niba uri umwarimu, niba uri umuganga, niba uri umugitifu, umwanya wawe wose urimo uzajya ugenda wongererwa umushahara bitewe n'umwanya wawe usanzwe urimo. Ubwo niba ntabwo bavuga ati ngo umukozi wa leta ngo w'umwarimu bamushiriho ibihumbi wenda 20 cyangwa se umuganga bamushiriho 20, ya bitewe n'umwanya uzajya urimo bazajya bagenda bakuzamurira umushahara bitewe n'ukuntu biba bigiye bihagaze. Mu by'ukuri murumva ko ni ibintu byiza cyane byo kwishimira ku baturarwanda ndetse n'abakozi ba leta bose mu by'ukuri muri rusange. Nagira ngo murabizi ko hano mu Rwanda mituweli ikomeje kugenda ivuza ubuhuha, ikomeje kugenda igaragaza cyangwa se kifite ikibazo gikomeye ku baturarwanda bose muri rusange. Gusa icyo nababwira cyo nuko abasabye kuba bahindurirwa ibyiciro byo biri kugenda bikorwa, nubwo mutarabona amamenyesha cyangwa se notification igaragaza ko mwahibashije ko mwahindurirwa ibyiciro, ariko mu by'ukuri ntabwo birabasha kuba byatungana neza nicyo byabashije kuba byagaragara muri iyi nama, kuko bavuze ko bitarabasha kuba byagira neza, ngo system ntabwo irakora neza cyane. Ariko mu by'ukuri ngo mugomeze kuba mwihanganye mutegereze, kuko mu kwezi kwa gatandatu ibi byose bizaba byakemutse, buri wese amize icyiciro nabazaba arimo ndetse n'amafaranga agomba kuzaba yarishyuye kugira ngo bizabashe kuba byabafasha cyane. Ndabashimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Ni kuri Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga meza leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Ndabashimiye cyane rya itangazo leta y'u Rwanda imaze gutangaza aka kanya rireba buri munyarwanda wese ndetse n'umuntu wari we wese uri hanze y'u Rwanda. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Imana ibahe umugisha kandi ibifurize ibyo mwifuza byose uyu munsi.